Reka n'ubundi ngusuhuze inshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye unteze amatwi uyu munsi ngushimira ko n'ubundi uri kumwe natwe kuri Bene Joy, abantu b'ibyishimo, bene ibyishimo, bene amahoro, bene umugisha, mwese ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi nk'uko bisanzwe ndabashishikariza n'ubundi kuba nimba hari ikintu ufite, nimba hari ikintu urusha mugenzi wawe, nk'uko twagiye tubona mu biganiro bisanzwe, rwose ntugatume umuntu agusaba. Nimba hari icyo wakora jya ugikora. Ni byiza gufashanya, ni byiza guterana ingabo mu bitugu, ni byiza gufatana urunana, ni byiza gufata mugenzi wawe akaboko, akagira aho ava akagira aho agera, bitewe n'uko wowe waba wagize icyo ukora. Uyu munsi nifuje kuvuga ku kiganiro nakoze ubushize giheruka, ubwo nari navuze ku bintu bigendanye n'uko uyu mwaka wa 2026 udasa n'iyindi. Abagenzi banjye baranyandikiye inbox bambwira yuko ari byo koko atari ko bizahora, ariko bagerageza kumbwira ni uko niba nabisobanura neza, nkabishyiraho umucyo ibyo nashatse kuvuga. Hanyuma bituma nifuza ko koko mbishyiraho umucyo, ariko mbanjije kubasomera isomo nk'uko nsanzwe mbikora, isomo riboneka mu rwa 2 rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 5, ahakubwira iby'ingeso za gikristo, ibyerekeye ingeso za gikristo. Turageza ku murongo wa 8, harakubwira ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya nako mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kandi kubaha Imana nako mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa se ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kubera iki ntangije iri somo? Ntangije iri somo kubera yuko abantu benshi bitiranya kugira neza cyangwa se kuba abantu beza, kugira ingeso yo kuba umuntu mwiza, yo kuba umwana mwiza, no kuba umunyakuri. Nta muntu wigeze agusaba kuba umwana mwiza, nta muntu ugusaba kuba umuntu mwiza, ni ingeso za gikristo ko tuvuye kubisoma. Ariko buriya uramutse uri umunyakuri, uri umuntu urangwa n'ukuri mu buzima bwawe, urangwa n'ubunyangamugayo, urangwa no kuba umuntu, ibi byose ntago wabibura, kuko wagendera mu kuri, wagendera mu byo uhamanya nabyo, ntabwo wakwishushanya. Uyu munsi rero impamvu nifuje kuvuga ku cyo ngiye kuvugaho, ni uko na n'uyu munsi ntaramenya umuntu wabwiye abantu tuvuga ururimi rumwe, abantu bumva ibyo ndi kuvuga, wababwiye ko iyo umuntu agiye ku kibuga cy'indege, akurira indege agahindura ubuzima akajya gutura mu mahanga, aba agiye kuyora amafaranga. Nyumve neza, nta nubwo ndamenya umuntu wabwiye umuntu wagize nanone ayo mahirwe yo kwindura ubuzima akajya gutura mu mahanga ko agomba guhora amaso ye akireba inyuma aho yaturutse. Ntago ndamenya iyo filozofi, ntago ndamenya uwabivuze. Atari uko ari bibi, oya, ntago ari bibi,
ntabwo ari bibi, nibwira ko buri munsi abantu bahora batubwira ko twibagirwa aho twavuye, tutagomba kwibagirwa aho twavuye, utazi iyo ava ntamenye iyo ajya, ibintu nk'ibyo ntabwo aricyo nshaka kuvuga. Uyu munsi niba ndi hano mu mujyi wa Kigali, nkagira amahirwe mu kwezi gutaha kwa kabiri nkimukira gukorera mu ntara. Urugero wenda twavuga nka kure cyane, nkimukira gukorera i Rusizi. Umuryango wanjye uzasigara uhangayitse ko nagiye gukorera kure, aho ntabasha kubonana n'abana banjye, aho ntabasha kubonana n'umugabo wanjye uko bikwiye, bafite impungenge z'ukuntu muri wikendi buri gihe ngomba gutaha, bibaza ukuntu nzabaho. Nanjye muri urwo rugendo ngenda nibaza ukuntu ngiye kujya mba ahantu ntari kumwe n'umuryango wanjye, mpangayikishijwe n'uko babayeho, mpangayikishijwe n'uko abana se bariye, se papa ameze ate, se mama ameze ate, se kuba iyo separation de corps tutari kumwe, kumva ko ari ibintu bihangayikishije, ari manque, ari ikintu mbura, nyine nkahangayikishwa n'uko kuba ntari kumwe n'umuryango wanjye nk'uko byari bisanzwe. Ntabwo rero ndamenya impamvu, ntabwo ndamenya itandukaniro igihe nagira amahirwe yo kuva i Kigali nkimukira wenda mu Bufaransa, nkimukira mu Budage cyangwa se muri Amerika n'izo za Canada bavuga. Sinzi impamvu noneho umuryango wanjye icyo gihe uhita uhindura ibitekerezo, ukumva ko noneho ngiye kuyora amafaranga, ubuzima bwabo noneho bwose buhita bwimuka, ibyo bakoraga byose, ibitekerezo byose bigahita bijya kuri njye, aho gutekereza kuri ya manque yo kuba ntari kumwe na famiye, yo kuba bya bindi byose bibazaga, byose bigahita byivunja noneho mu mafaranga. Ntabwo ibyo bintu ndabasha kubyumva, uwabasha kubyumva neza azabinsobanurire kugira ngo mbyumve neza. Ntabwo nanone ndamenya ukuntu umuntu wagize ayo mahirwe yo kujya muri ibyo bihugu byo hanze, muri Amerika, mu Burayi, muri Aziya, nawe ntabwo ndamenya ukuntu iyo ageze muri icyo gihugu icyo ari kimwe muri ibyo ngibyo, aho gutekereza ko nyine atari kumwe n'umuryango we, agahangayikishwa nabo, tuzabonana ryari, tuzabonana gute, ahubwo ya manque, bya bitekerezo byose, kwa gukumbura byose bivunjwa mu mafaranga. Ntago uwo muntu cyangwa se icyo kintu cyatubwiye ko ari uko bigomba kugenda, ntago ndakimenya, uwakimenya azambwire. Ariko buriya ngewe uko mbibona cyangwa se uko nabibonye, ntago kuba umuntu atuye hano iwacu Kigali hano mu Rwanda, undi akaba atuye mu Bufaransa cyangwa se muri Amerika, itandukaniro rihari gusa ni ikirere. Ntabwo bitandukanye n'uri Cyangugu, ntabwo bitandukanye no ku Kibuye cyangwa se i Rubavu, hamwe n'uko umuntu agenda n'imodoka, handi umuntu akagenda n'indege, ariko nta tandukaniro ridasanzwe rihari. Itandukaniro ni mu mutwe. Ushobora kubyumva mu bundi buryo, ariko ndagerageza kubikumvisha, itandukaniro ni mu mutwe. Ibyo rero ndabigusobanurira mu buhe buryo? Umuntu kuba yahinduye miriye, kuba yahinduye aho yabaga, ava mu ntara ajya mu yindi, ntaho bitandukaniye no kuba yagiye mu kindi gihugu.
ibyo yari akeneye ni bya bindi. Niho nahereye nkubwira ko umwaka washize wa 2025 warangiye nta cyahindutse, nyine byose ni kimwe uretse imibare yahindutse, hari 5 hakajya 6, tukabaho nyine tukumva ko tuvuye mu mwaka wa 2025 tugiye mu mwaka wa 2026, ariko ntacyo bihindura. Nibyo nakubwiraga ko umugabo mwari kumwe niwe mukiri kumwe, umugore mwari kumwe niwe mukiri kumwe, abana wari ufite niwe wari ufite, uretse ushobora kubyara undi wenda, ariko nta cyahindutse. Umutwe wari ufite n'ibitekerezo wari ufite ni bya bindi. Kuba umwaka wa 2026 ntago aricyo kivuze ko n'ibindi byose bigomba guhinduka. Kuba umuntu yavuye rero muri Afurika akajya muri Amerika nta cyahindutse. Igihinduka ahubwo ni imwe twashyize mu mutwe. Umuyobozi perezida w'Abarundi yavuze akantu twese turagaseka, ariko iyo urebye usanga harimo filozofi. Yakubwiye ko iyo ageze muri Amerika arya avoka imwe aguze ku madolari 50, ariko akakubwira ko iyo ari i Burundi arya avoka yihanuye utamusabye kuyigura. Mu yandi magambo, kuko abantu baba muri ibyo bihugu by'amahanga bahembwa amafaranga menshi, twebwe turi hano mu gihugu duhembwa nyine amafaranga makeya. Niba urugero mpembwa miliyoni zanjye 2, n'urugero nkora akazi kanjye gasanzwe, umuntu uri mu Burayi cyangwa se muri Amerika ahembwa miliyoni 5, ahembwa miliyoni 5 ari iyo ngiyo. Ikiba ni iki rero? Ngewe inzu mbamo hano iwanjye i Kigali nishyura miliyoni 1, ariko nawe inzu abamo iyo ngiyo yaba muri Amerika cyangwa mu Burayi yishyura miliyoni 3 cyangwa se miliyoni 2,500, kandi agomba kubaho nk'uko nanjye ngomba kubaho. Abana be bagomba kwiga mu mashuri meza, nubwo bavuga ko ayo mashuri ari ay'ubuntu, ariko afite ubundi buryo ayo mafaranga asagura ayakoresha. Bagira amafagitire menshi, bagira imisoro bagomba kwishyura, bagira ibintu byinshi nk'uko nanjye hano i Kigali mbifite. Ikiyongereyeho ni uko ngewe mfite umukozi wo mu rugo, mfite umuntu umfasha akazi ko mu rugo, akamfasha umwana, nkagira ndetse n'umfasha guteka, ku buryo njya ku kazi kanjye saa 3 za mu gitondo nkaza ngasanga byose birateganijwe, birateguye. Uwo munyaburayi cyangwa uwo munyamerika uri iyo ngiyo azinduka ajyana abana ku ishuri, akavayo akajya ku kazi, akaza agateka, agakora isuku, akigisha abana, abakoresha ama homework, akabatembereza, akoza amasahani, akagira ate, byose arabyifasha. Hanyuma biko bikarangira mushinja ko atampamagaye, mushinja ko atanyohereje amafaranga, mushinja ko hari ikintu atakoze kandi yarageze aho ibintu biba. Nibyo nakubwiraga ko mu mwaka wa 2026 hari ibintu bizahinduka, kubera ko na wa munyaburayi ya ekonomi yahindutse, yamara guhinduka ibibazo bikiyongera. Muri uko kwiyongera, wowe nk'umuntu uri i Burayi uzasanga amafagitire yarazamutse, ibintu byose byarazamutse, ariko ubuzima budahinduka. Ariko umuntu uri hano iwacu i Kigali ashobora kubura amazi ameze neza, uyu munsi amazi ntaze, uyu munsi umuriro ntuze, ashobora kuba abura bya bintu dobazi, bya bintu bisanzwe, ntabwo ubuzima bwe buzahagarara. Mu gihe wowe uri mu Burayi uzagira stress ye y'uwo muntu uri mu gihugu cyawe, kuko iwanyu wahisemo ko haba habiri,
urakora umushahara wawe urawukorera kugira ngo umutunge, ariko utunge n'undi muntu cyangwa se n'undi muryango. Ufite imiryango ibiri, umuryango uri mu gihugu cyawe n'umuryango ubamo, ari naho amakimbirane aturuka, kuko iyo uri umugabo n'umugore mwese muri kumwe mu nzu, buri wese afite umuryango yasize agomba kwitaho, icyo gihe kubyumvikanaho rero bikagorana. Ni ukuvuga ngo mufite umuryango wanyu, mukagira umuryango w'umugore uri hano iwacu mu Rwanda, ukagira n'umuryango w'umugabo uri hano iwacu mu Rwanda, kugira ngo muzahuze icyo kintu rero mubashe gutunga iyo miryango yanyu iri hano iwacu mu gihugu, mubashe no gutunga umuryango wanyu, mubeho kandi neza, amakimbirane akavuka. Ibyo nakubwiye rero ko uyu mwaka wa 2026 bizagorana kubera ikibazo cya ekonomi. Bwa buzima twari twaramenyerejwe hano iwacu i Kigali, ntabwo mvuga i Kigali yanje nari ndavuga mu Rwanda yanje nayo cyangwa se Burundi, ku muntu wese wumva ururimi mvuga, n'umuntu wamenyereye ko umuryango we ugomba kubaho muri ubu buryo, ubushobozi bukaba bwaragabanutse, stress ziyongera. Ni ukuvuga umuntu uri hano iwacu i Kigali agira stress zisanzwe, ibitagenze neza ku kazi, kuba amazi yabuze, kuba umukozi yagiye, kuba wenda uyu munsi tutabonye amafaranga y'iki n'iki. Ariko uri mu Burayi n'uri muri Amerika bo hiyongeraho kurenga stress, bikaba depression, kubera ko byibuze hano iwacu i Kigali ubona umuntu uvugana nawe mukaganira, ujya muri urwo rusengero, nimugoroba ujya muri nibature, mu gitondo ukagira ute. Ariko umuntu uri aho hirya mu Burayi, uwo mwanya wo kujya muri nibature agomba kuba ari gutegura ibyo abana bazatwara ku ishuri ejo, agomba kuba ari gutegura imyenda y'umugabo, agomba kuba ari gukora isuku mu rugo, agomba kuba arwana n'ubuzima umukozi wo mu rugo ngewe yankoreye iwacu hano i Kigali. Wowe urimo gusenga, wowe urimo kurelagisa n'abacuti bawe, wowe uri gukoresha inzara. Mu gihe umunyaburayi wowe uri muri Burayi nta mwanya wo gukoresha inzara, umusatsi wamwereyeho, nta mwanya na muto afite wo gupfusha ubusa, kubera yuko niko ubuzima bwubatse. Ni hahandi stress igenda ikarenga wakarwara depression, no mu muryango bigatangira kugenda nabi. Nta kindi rero nabivugiye, mu mbabarire, ntabwo navuze yuko mutagomba kugira icyo mufashanya, ntabwo navuze ko uyu mwaka ari umwaka wo kuba mutitanaho, oya. Ahubwo kubera ikibazo cy'ubukungu kiri kuri iyi si, abantu bari mu bihugu bari basanzwe bafashwa, cyangwa se n'ibihugu ubwabyo ntabwo bigifasha bigenzi byabyo. Niyo mpamvu nanjye navuze ko uyu mwaka ari umwaka wo kwitwararika, ari umwaka wo kutababazanya, ari umwaka wo kudakomeretsanya. Mugenzi wawe atagize icyo agufasha ntabwo ari uko hari icyo azaba yakwimye, ahubwo ubuzima bwarahindutse, isi yose irahangayitse, twese turahangayitse. Ni ikintu cyonyine gihari, ni ukwererana imbuto, ni ukwishyira mu mwanya wa mugenzi wawe, ni ukumva ko ubuzima nyine ari uko bumeze kandi nta kizahinduka. Ubu turi mu ntangiriro. Reka ngushimire rero kuba wateze amatwi iki kiganiro, Uwiteka akomeze kubana nawe kandi aguhe imbaraga zo gukomera, kuko ibyo utashobora guhindura ntabwo bishoboka nyine, ahubwo aguha imbaraga zo kubyihanganira. Gira amahoro.